turi mu rugendo. Babyeyi bana namwe rubyiruko, ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya Gatolika mukabura muvana ibisobanuro byabyo, ubu ntibikiri kure yanyu. Nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo, mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, kikanyura kuri Radio Maria Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri Radio Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Mushonje muhishiwe rero, nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo, igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera. Murakoze Padiri kuba muduhaye uyu mwanya ngo tuganire, ariko kugira ngo ikiganiro cyacu kize kuba cyiza n'abadukurikira bamenye ngo bande tuganira, bivuze ko mubanza mukibwira abakurikira iki kiganiro. Nitwa Padiri Edouard Sinayobye, ndi umuyobozi wa seminari ya propedeutique ya diocese ya Butare Inyumba. Mu ncamake kuri mwebwe Padiri Edouard Ninde uretse kuba umuyobozi gusa? Ndi umupadiri wa diocese ya Butare, amaze imyaka 20 ndi umupadiri, nawe upadiri muri mwaka 2000. Nkaba rero nkorera ubutumwa muri diocese ya Butare. Ubu muri iyi myaka umuyobozi wanjye Nyiricyubahiro Musenyeri Filipo yanshinze gufatanya n'abandi kurera abaseminari bakuru muri iyi seminari. Kuba rero tubasanze hano mu seminari no kugira ngo n'ubundi bwa butumwa mukora mukomeze mufashe n'abandi bakurikira ibitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane ko mubizi ko muri iki gihe hari uburyo bwo gukoresha communication sociale kugira ngo tugere ku bantu hirya no hino. Uyu munsi rero twashatse ko dufasha ku bijyanye n'amasakramentu. Muze kutubwira ku bintu bibiri, muza kutubwira kuri penitensia, ariko mubanze mutubwire ku cyaha, kubera ko ni penitensia ntitana nyine ibaho kubera ko habaye icyaha. Padiri, icyaha ni iki uretse tumenyereye mu mategeko ya leta? Iyo tuvuze icyaha ntabwo tuba tuvuga mu byerekeranye n'amategeko agenga abantu ashyirwaho n'abantu. Iyo tuvuze icyaha tuba dushaka kuvuga icyabangamiye amategeko y'Imana. Icyaha rero kijyana mu by'ukuri n'ubuyobokamana. Waruvuze icyaha, ese twacyumva dute? Icyaha mu magambo make twavuga ko ari ikosa rinyuranije n'ubwenge n'ukuri n'umutimanama. Ko Imana iturema yaturemanye umutimanama ufite urumuri rutuma umuntu ashobora gutandukanya icyiza n'ikibi. Icyaha rero ni ukunyuranya n'umutimanama, ni ukunyuranya ndetse n'itegeko Imana yaduhaye, kuko twavuga ko Imana yanditse itegeko ryayo rya mbere mu mutima wacu, iduha umutimanama ufite urumuri rutuma tubasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Ariko Imana yaduhaye n'andi mategeko. Amategeko Yohani Mutagatifu aravuga ngo amategeko y'Imana si ayo kutunaniza, si ayo kutubuza ubwigenge bwacu, ahubwo ni ya magambo 10 adufasha kubaho neza uko Imana yabitugeneye. Twavuga ko amategeko y'Imana ari inzira y'ihirwe. Icyaha rero ni igitandukanya umuntu n'iyo nzira y'ihirwe ikubiye mu mategeko yayo. Gukora icyaha ni ugukora ibinyuranije n'itegeko rihoraho ry'Imana, haba mu magambo, tuvuge nko gutukana. Iyo ututse umuntu, umubeshyeye, umusebeje, ni icyaha mu magambo. Hakabaho n'icyaha mu ngiro, mu bikorwa. Kwiba amafaranga y'undi, gusambanya umuntu, gukubita umuntu, kumwica. Icyo ni icyaha cy'ibikorwa.
mu ngiro. Hakaba n'icyaha mu byifuzo. Ushobora kwifuza kugira nabi, kwifuza kugirira nabi undi ariko ntubigereho, uba wagikoze mu mutima wawe, icyaha cy'ibyifuzo. Hari rero n'icyaha tudakunze kugarukaho rimwe na rimwe, icyaha cyo kudatunganya ibyiza ushinzwe gukora. Tuvuge uri umugabo mu rugo, ugomba ufite inshingano zo gutunga abana, gushaka ibibatunga, guhahira umugore, ntubikore, ukaba umunebwe. Icyo ni icyaha kuko wagombye kurangiza inshingano zawe. Yewe ubukirisitu bugera n'ahandi kure. Iyobokamana rishingiye kuri Yezu Kristo twakiriye ridusaba kugengwa n'itegeko ry'urukundo. Iyo ntakunze mugenzi wanjye, tuvuge mbonye umushonji sinamufungurira, ni icyaha kubera ko mbereyeho kugira neza. Iyo ntakoze ikindi nagombye gukora, ntagiriye umuntu tuvuge inama nziza kandi nagombye kuyimugira, biri mu itegeko ry'urukundo, gufasha mugenzi wanjye kubaho neza, kumuha amahoro. Iyo ntabikoze mba nkoze icyaha kuko simba ndangije icyiza nshinzwe gukora. Navuga ko muri make icyaha twacyumva kuri ubwo buryo. Hari aho nigeze gusoma muri Gatisimu bavuga ngo icyaha ni igihe witandukanyije n'Imana ubizi kandi ubishaka. Hari aho muvuze umutima nama. Ese wenda tuye muri uwo murongo, ibyaha byose ni bimwe? Ibyaha byose ntabwo ari bimwe. Hariho icyaha dutandukanya mu nyigisho zigenga iyobokamana ryacu, dutandukanya ibyaha by'ubwoko bubiri. Hari icyaha gikomeye, hari n'icyaha cyoroheje. Icyaha gikomeye kirangwa n'ibi bikurikira. Icyaha kindi gitandukanya Imana n'umuntu ku buryo bukomeye, kikica ubuzima bw'Imana duhabwa n'ingabire zayo, cyangwa se kikonona ubuzima bw'Imana muri twe, bityo kikaba cyatujyana muri cya gihano cyo kubura Imana twita umuriro w'iteka iyo tutakicujije, iyo twitabye Imana tutakicujije. Hari ibintu rero bitatu biranga icyaha gikomeye. Iyo tuvuga icyaha gikomeye, icya mbere ni ugucumura mu bikomeye. Gucumura mu bikomeye ni ukurenga ku itegeko ry'Imana, ni ugukora icyo Imana yatubujije. Urugero, kwica. Imana yatubujije kwica, ntuzice umuntu. Iyo wishe ni icyaha gikomeye. Tuvuge kwiba, Imana yatubujije kwiba no kwangiza iby'abandi, ni icyaha gikomeye. Tuvuge ubusambanyi ni icyaha gikomeye kuko ni kwica itegeko rya 6. Aho ngaho birumvikana, gucumura mu bikomeye. Ikindi cya kabiri kiranga icyaha gikomeye ni ubizi neza ko ari icyo cyaha ugiye gukora. Ugiye mu nzu y'umuntu, ufite intwaro, bagenda uciye urugi, wabigambiriye, ndategereza namara gusinzira ngende nca urugi rwe mutwara amafaranga. Urumva urabizi neza, wari ubizi ko ugiye kwa kanaka ko afite amafaranga yakuye muri banki, ugiye kumutera kugira ngo umwibe, ubizi neza. Ikindi cya gatatu kiranga icyaha gikomeye, ubishaka rwose, ubushake, kuvuga wabigambiriye. Hari ibyo ushobora gukora, ikintu kibi ushobora gukora utabigambiriye. Ushobora kwica umuntu utabigambiriye. Tuvuge accident. Ushobora gutwara imodoka ukagenda ukagonga umuntu agapfa, ntabwo ukoze icyaha kuko kirakomeye, kuko umuntu yapfuye
ni igikorwa cyishe umuntu ariko ntabwo ari icyaha kubera ko ntabwo wabigambiriye, ntabwo wavuze ngo ngiye gutwara imodoka ngende ngo nguriya muntu ngo ntabaciye mu ijambo umuntu atwaye imodoka yasinze akica umuntu aho ubwo ntibyaba ari icyaha. Icyaha ni icyaha cyo gusinda, icyaha cyo gusinda, icyaha gikomeye cyo gusinda, yasinze yishe ubuzima, nawe ubwe yishe ubuzima bwe. Urumva aho icyaha giherereye, nawe ubwe yishe ubuzima bwe. Mbere yo kujya kwica umuntu, wa muntu yapfuye ni ingaruka z'icyaha yakoze mbere, ariko ntabwo yasinze ngo ngiye kunywa inzoga hanyuma njye kwica umuntu. Icyo cyaha cyo kwica umuntu mu mutima ntabwo yakigambiriye, ariko icyaha mu mutima afite ni uko yangije ubuzima bwe, ubwenge bwe bukamera nabi, n'umutima utuma atwara imodoka neza akawangiza. Aho ni icyaha giherereye. Hanyuma hakaba ari ingaruka za cyaha akaba yakwica nk'umuntu. Mwari mugiye kutubwira n'ingero ku byaha yakwita ku byoroheje. Hanyuma rero hakaba n'icyaha cyoroheje. Icyaha cyoroheje ni icyaha cyose kitarangwa na biriya bintu uko ari bitatu tumaze kuvuga. Ni ukuvuga ntabwo ari itegeko ry'Imana wishe nka biriya twavuze, kwiba, kwica n'ibindi. Ntabwo wari ubigambiriye kandi ntabwo wabishakaga, ariko tuvuge aho ngaho ndagira ngo dusobanukirwe neza. Cyitwa icyaha igihe harimo umutima wo gucumura. Icyaha cyose nk'uko Mutagatifu Augustin abitubwira ngo ni ugutera umugongo Imana, noneho ukareba ibiri ku isi, ukumvira ibiri ku isi. Ni ukuvuga ukumvira, tuvuge gushaka indonke ku bandi, ibyo ni iby'isi, gushaka icyubahiro ku bantu, ugasebya undi muntu kugira ngo ugere kuri icyo cyubahiro. Urumva wateye umugongo itegeko ry'Imana, hanyuma wegukira iby'isi. Icyaha cyoroheje rero ngiye kuvuga ko kiba nacyo ari icyaha, nacyo cyangiza ubuzima bw'Imana muri twe, nacyo ni ugusuzugura Imana, ariko mu bintu byoroheje. Urugero, tuvuge urarakaye, uriho urakora akazi, hanyuma uwo mukorana arakurakaje, urarakara, uramutuka, ikirahure yaraguhayemo amazi ugikubita hasi kugira ngo umwereke kurakaye. Icyo urumva ntabwo ari icyaha nk'uko wagenda ugafata imbunda ukamurasa. Ntabwo ari kimwe mu bukomezi bwabyo, yewe no mu bugome bubiherekeje. Iyo ugiye ugafata ikintu cyica abantu, ugafata imbunda ukarasa umuntu, ugafata umupanga ugatema umuntu, urumva harimo ubugome bukomeye. Cyangwa se ugatwara inda ukayikuramo, icyo ni icyaha gikomeye kuko kirenze itegeko ry'Imana. Ariko kurakara ugatuka umuntu nawe akagutuka, akavuna umuheto, wambwa we nawe wambwa we, murakaye muri ku kazi, ni icyaha, ariko ntabwo ari icyaha kiremereye nk'icya kimwe. Icyo ni icyaha cyoroheje. Murakoze. Kugeza ubu ngubu hari ikintu nari ntegereje ko muri buze kuvuga ariko mutaravugaho. Sakirirego yo ni iki muri ibyo byaha byose muvuze? Sakirirego ni icyaha gikomeye ku buryo bwihariye. Ni icyaha gifite umwihariko mu buremere bwacyo. Reka tugerageze kukivuga. Sakirirego muri gatigisimu twize twese tuzi ko ari icyaha gikomeye ku buryo bwihariye. Kubera iki? Kubera ko sakirirego ni icyaha kibangamiye ikuzo ry'Imana. Ni icyaha umuntu akora agambiriye gukerensa, sinzi ijambo gukerensa niba rikoresha muri iki
guhutaza guhohotera cyangwa kwandagaza ubigambiriye ikintu cyagenewe kugaragaza ku buryo bwihariye ikuzo n'ubutungane by'Imana. Ndatekereza ko byaba byumvikana. Ikigamijwe aha ngaha muri iki cyaha icyo umuntu ugikora abagamije ni ugusuzugura Imana, ni ukwerekana ku buryo bugaragara ko asuzuguye Imana, ko abyerekana mu bikorwa. Noneho kugira ngo abyerekane rero agafata ikintu cyagenewe Imana cyangwa se umuntu wagenewe Imana akamwandagaza, akamugirira nabi, akamutuka atagambiriye wa wundi. Bityo ni cyaha gisanzwe. So kuvuga ko wihaye Imana, tuvuge urugero nk'uwihaye Imana, turabitangaho urugero, ni umuntu kimwe n'abandi, afite icyubahiro cy'uko Imana yamuremye kimwe n'abandi. Ariko ufashe umuntu wihaye Imana tuvuge, sibyo? Noneho ukamwandagaza ugamije gusuzuguza Imana abereye ikimenyetso. Urumva biratandukanye. Icyo gihe ntabwo ari wa wundi ubugiriye nabi ku buryo busanzwe, ahubwo uba ushaka ko n'abandi bose babibona ugaragaza ko usuzuguye Imana. Ni ukuvuga rero hari ubwoko butatu bwa sakirirego. Icya mbere hari ku muntu weguriwe Imana. Aha ni ukubisobanura neza kugira ngo n'abatwumva batagira ngo ndashaka kuvuga ko uwihaye Imana ari umuntu kurusha abandi, afite icyubahiro kurusha abandi. Ntabwo ari ibyo. Ariko uwihaye Imana kubera ko nyine aba yareguriwe Imana, aba ari mu miterere ye, muri uwo muhamagaro we, aba ari ikimenyetso kigaragaza Imana. Iyo uhuye n'umuntu wihaye Imana akwibutsa Imana. Iyo ubonye umuntu weguriwe Imana, ntabwo ari bugarukizaho amaso gusa, atuma utekereza Imana. Rero ni ikimenyetso. Iyo rero ushatse gufata nk'umuntu tuvuge weguriwe Imana, wambaye umusaraba, urabona ko yeguriwe Imana, hanyuma ukamufata ugatumira abantu uti nimuze mbereke, ukamufata ukamwandarika, ukavuga ngo wihaye Imana, ugafata ibyo ushaka byose ukamukubitira ko yihaye Imana, cyangwa se ukamucisha bugufi ku buryo buno, ukamutuka ukamwandagaza imbere y'abantu ngo ubuse ngo Imana, ukagenda ukavuga uti Imana yihaye neza imutabare. Urumva ntabwo ari umuntu ugiriye nabi, uriho uramuziza ko ari ikimenyetso cy'Imana. Icyo gihe icyo cyaha ku muntu wihaye Imana, weguriwe Imana. Hanyuma no ku kintu gitagatifu, ikintu cyeguriwe Imana, urugero aritari baturira igitambo cya misa, cyangwa se inzu yeguriwe Imana yitwa kiliziya, yitwa urusengero. Burya inzu yeguriwe Imana cyangwa se aritari biba ni ibikoresho bikorwa n'abantu, ariko kubera ikigenewe gihita kigira agaciro gasumbye icyo kiri cyo. Ni ukuvuga rero ufashe nka kiliziya ukayisenyera ko ari kiliziya, ufashe aritari ukayangiza kubera ko ari aritari, sibyo? Cyangwa se ukahakorera ibidakora ukajya mu kiliziya, tujye nko kwicira abantu mu kiliziya, isakirirego. Kuko icyagenewe kiliziya yagenewe gusengerwamo, ntabwo yagenewe kwiciramo abantu. Isakirirego ntabwo ari icyaha gisanzwe. Umuntu agiye akituma mu kiliziya tuvuge, ntabwo ari nk'uko yajya mu nzu yindi ngo afungure yitumemo. N'ubikoze agambiriye kugaragaza ko iyo kiliziya yisuzuguye. Ariko mutarakomeza padiri, aho ngize akabazo. Nk'umuntu agiye mu kiliziya, agiye kuri aritari, ahakoreye ibintu atari kuhakorera kubera ko atabizi, kubera ko iyo aritari ntayizi, cyangwa se uwihaye Imana wenda aramuzi ariko ntazi agaciro afite. Ibyo bizita sakirirego atari n'uwo mu idini gaturika.
umve aho ngaho tubyumve neza twabisobanuye kare. icyaha iyo ugikoze nkana kandi ukizi neza, ninde ugaragaza ko iki n'iki ari icyaha gikomeye cyangwa cyoroheje cyangwa se risakirego? Birasobanutse, ni inyigisho tugenderaho kandi zishingiye ku byo Imana yaduhishuriye, bishingiye ku ijambo ryayo, bishingiye ku nyigisho z'uruhererekane rwa kiliziya, bishingiye ku kuri Imana yahishuriye abantu. Ugaragaza rero uko kuri ni uwabitorewe, birumvikana. Mu buryo bwa rusange turavuga ni kiliziya ihagarariwe n'abayobozi bayo, ariko inyigisho za kiliziya zirasobanutse, nta nubwo ari umuntu ugomba kubivuga, kuko inyigisho za kiliziya twarazakiriye, turazizi neza. Ntabwo ari kuvuga ngo nimunshakire padiri abimbwire cyangwa se umwepiskopi abimbwire. Inyigisho za kiliziya zirahari, zitanga urumuri, zerekana ko icyaha ari gikomeye, cy'icyaha cyoroheje, kw'icyaha risakirego. N'abakristo twese twize gatigisimu turabizi. Ubundi buryo bwa gatatu bwo gukora sakirego ni ahantu hatagatifu, twahavuze naho. Ndabona kuvuga ko umuntu yuheguriwe Imana ku kintu gitagatifu no ku bantu hatagatifu. Hari ingeso bita imizi y'ibyaha. Izo ngeso ni izihe zishobora kuba imizi y'icyaha? Tubanze dusobanukirwe n'ibyo twita imizi y'ibyaha, kugira ngo tutabyitiranya n'icyaha gikomeye. Icyaha gikomeye twagisobanuye, n'icyaha cyoroheje twagira ngo twagisobanuye. Icyo twita imizi y'ibyaha ni irindwi. Ni imizi nyine, ni ishingiro ry'ibyaha, niho ibyaha bishamikira. Ishingiro ni ahantu ikindi gishamikira, ni ikintu kiba gihari noneho kikabyara ibindi iruhande aho ngaho. Imizi y'ibyaha rero ni ingeso mbi zifitemo ubushobozi bwo kubyara ibindi byaha. Ingero z'imizi y'ibyaha nta nubwo ari ingero, ni ibyaha nyine tuzi ko ari imizi y'ibyaha. Ukwikuza ntabwo ari icyaha runaka gisanzwe, ni umuzi w'icyaha, kuko umuntu wikuza, ufite iyo ngeso yo kwikuza, akora ibyaha byinshi. Uwikuza icya mbere yumva ari hejuru y'abandi. Iyo uri hejuru y'abandi urabapyinagaza, urabanga, ntushobora kubakunda, ntushobora kubafasha. Numva twagiye mu bindi byaha byinshi: kwanga, kudafasha, kwirata, gusuzugura abandi, kubasebya n'ibindi. Icyo ni kimwe. Numva ko ni icyaha kibyara byinshi. Hari ubugugu tuvuge. Ubugugu nabwo ni umuzi w'icyaha. Ubugugu ni ugukunda ibintu kurusha ibindi byose. Si ukwimana bisanzwe, si nk'uko wansaba ikaramu ngo nyikwime kuko ntikeneye ngo uvuge ngo ufite ubugugu. Icyo ni ikintu kimwe. Ubugugu ni umutima ukunda cyane ibintu ku buryo wumva wabisimbuza byose na bose. Ntabwo umuntu ufite ubugugu wamubwira gufasha abandi. Ufite ubugugu akurura yishyira byose. Ubugugu butera no kwiba, ushobora gutera no kwiba, kuko umutima ukunda ibintu cyane kurusha ibindi bintu n'ibindi. Hari icyaha cy'ubusambanyi tuvuye. Ubusambanyi nk'ingeso, nk'umuzi w'icyaha, ni ugushaka, ni umutima n'ubwo bushake bubiherekeje, n'iyo migambi yo gushaka kwishimisha wowe ubwawe. Niyo mpamvu ujya mu busambanyi mbere ya byose aba ashaka ikimushimisha
gushimisha umubiri we. Niyo afite umugore amutaho akajya gushaka undi kuko arashaka ikimushimisha, azanava muri ibyo ajye gufata abana ku ngufu kuko aravuga ati kariya kana reka ngafate nishimishe. Hazava na za ngeso z'ubutinganyi, abona umuntu ararikira umuntu wahuje igitsina n'ibindi n'ibindi. Iyo nawe ni umuzi w'icyaha, umuzi w'ubusambanyi. Hari tuvuge uburakari ni za mbaraga z'umutima zitagamije kugira neza, kuko ushobora kuvuga uti yewe ngambiriye kwiga iriya somo nkaritsinda. Izo ni imbaraga z'umutima zigira neza, cyangwa se niyemeje kuzajya gufasha abakene. Izo ni imbaraga z'umutima zigira neza. Uburakari rero byo ni imbaraga z'umutima zigira nabi, urakarira undi ugambiriye kumugirira nabi. Mu burakari ni umuzi w'icyaha kuko ubwenge burayoba ntibubashe kuba bukigenga amarangamutima. Ugafata umuntu ukamukubita mu cyico, ugafata umuntu ukamutuka, ukamusebya. Uburakari ni nk'ikirunga kirutse. Ikirunga kirutse kirukira ibyo kibonye byose. Urumva rero ni umuzi w'icyaha kuko kibyara ibyaha byinshi. Hari ishyari tuvuge nawe ni umuzi w'icyaha, kuko ishyari ni ukubabazwa n'ihirwe ry'abandi. Urumva umuntu utishimira ko abandi bamera neza, ahubwo bamera neza akababara, aho rero hava ibindi byaha byinshi. Gushaka kubagirira nabi kugira ngo ubwabyo no kugira ngo wishimire ko abandi bamerewe nabi, bamererwa neza ukababara, umva ko icyaha kibyara ibintu byinshi. Niho rero hazava n'ibindi byaha byo gushaka kugira nabi undi, gushaka gusebya undi kugira ngo atagira, kubeshya n'ibindi n'ibindi. Ubunebwe ni umuzi w'icyaha kuko ntacyo akora nyine. Iyo atagize icyo akora hashamikiraho ibindi byaha byinshi. Ubwabyo kudakora ni icyaha. Kudakora umurimo ugutunze, ubwabyo ni icyaha. Icyaha twita icyaha cyo kudakora icyo ugombaga gukora. Iyo utasukuye inzu ugomba kwisukura, utagiye guhinga ngo uhingire abana, utagiye ku kazi ngo havamo byinshi. Havamo kwiba, havamo kurarikira iby'abandi, havamo kwifuza iby'abandi n'ibindi n'ibindi. Imizi y'ibyaha ni ibyaha biteye kuri ubwo buryo bibyara ibindi byaha. Izi ngaruka z'icyaha uretse wenda izo dusanzwe tuzi, hari izindi zishobora kuba zitagaragara cyane. Ingaruka z'icyaha nazivuga mu buryo butatu. Icyaha cyangiza nyiracyo mbere na mbere, gihumanya tuvuge. Ikindi icyaha kibangamiye umugambi w'Imana, ni ukuvuga kibangamiye Imana, kigira ingaruka ku mubano dufitanye n'Imana. Ubundi icyaha kigahungabanya rero n'umubano dufitanye n'abandi. Duhere kuri nyiracyo. Tuzi ko twese twaremewe kubana n'Imana. Umugambi w'Imana ni ukutugira ngo intungane n'abatagatifu. Niko dusoma mu ibaruwa Paul Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, mu murongo wa 4, ngo Imana yaturemeye kuba intungane n'abaziranenge. Imana yaturemeye kuba intungane n'abaziranenge. Urumva rero icyaha ni ukubura ubutungane, ni ukwangiza ubutungane Imana yaturemeye. Icyaha kigira ingaruka mbere na mbere kuri nyiracyo kuko kibangamira wa mugambi wo kumugirira w'Imana wo kugira intungane. Aho kwakira ubutungane ngo yakire ibyo hirwa Imana yamugeneye, akajya kure y'ubwo butungane. Umva kuri nyiracyo cyagize ingaruka, cyamwambitse ubusa, cyamushyize iruhande rw'ihirwe, cyamwangije. Hanyuma icyaha kandi cyangiza umubano dufitanye n'Imana. Icyaha ni ukuvuguruza umugambi w'Imana.
niyo mpamvu twagitandukanyije tugitangira n'ikosa risanzwe. Icyaha ni ukuvuguruza umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana yarawuduhishuriye, tumaze no kuwubona mu ibaruwa Paul yandikiye Abanyefezi, ni ukutugira intungane. Umugambi w'Imana ni ukutugira intungane. Niyo mpamvu rero icyaha icyo ari cyo cyose kibangamira uwo mubano, cyangiza uwo mubano dufitanye n'Imana. Uribuka ahantu mu gitabo cy'Intangiriro ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva ngo bamaze gucumura bagize isoni ngo bamenya ko bambaye ubusa, ni ukuvuga cyabagizeho ingaruka. Hanyuma ngo bakoze iki? Ngo bagiye kwihisha, bafashe ibibabi baritwikira, barihisha, bihisha Imana. Urumva cyabagizeho ingaruka kuko cyabambitse ubusa. Hanyuma umubano bafitanye n'Imana, bagomba kujyana n'Imana, wa munezero wo kujyana n'Imana nawo wangiritse, batangira kwihisha, bumva bafite ikimwaro, barihisha. Icyaha kandi kibangamira umubano bifitanye n'abandi, icyo ari cyo cyose. Icya mbere ni uko ari ukugira nabi n'abandi. Hari ibyaha bibangamira ku buryo bugaragara uwo mubano. Tuvuge kwiba, wangirije mugenzi wawe. Tuvuge gusambana, wangirije mugenzi wawe. Tuvuge gusebya undi mugenzi wawe. Ariko hari ibindi byaha bitareba mugenzi wacu, bitagira ingaruka kuri mugenzi wacu ku buryo navuga bugaragara. Ariko nyamara n'ibyo byaha, tuvuge nk'icyaha wakoze wenyine, kwifuza ko mugenzi wawe yanirwa nabi, icyaha. Cyangwa se kudasenga, icyaha. Imana yaratubwiye ngo uragisenga Imana imwe gusa, barikunda gusa. Icyo cyaha kitagize ingaruka zigaragara kuri mugenzi wawe, nacyo kimugiraho ingaruka ku bundi buryo. Kubera iki? Kubera ko twaremewe, sinzi ko umuntu yabisobanura ku buryo bworoshye, abantu twese turemye urunana rw'ubutungane, turi umuryango. Paul Mutagatifu abivuga neza ngo turi umuryango w'abatagatifujwe. Niyo mpamvu rero iyo ntagiye muri ubwo butungane, iyo ncumuye mba ncumuriye jyewe, ariko nkaba ncumuriye n'ikoraniro ryose, kuko bwa butungane ndabudindije. Ni nk'uko wakora icyaha uri umunyarwanda ukagikorera mu mahanga, noneho bakavuga bati umuntu witwa kanaka, witwa Teresfore, yagiye akora icyaha gikomeye mu Burayi hanaha, ati uwo muntu ni umunyarwanda. Mu by'ukuri wakoze icyaha cyawe, ni icyaha ni gatozi, ariko wacumuriye n'abanyarwanda uturukamo, kuko bazajya bavuga ngo abanyarwanda ngo ni babandi bakora ibibi. Urumva rero ko icyaha kigira ingaruka no ku bandi. nuko nabivuga mu magambo yoroheje. Murakoze. Iyo habaye icyaha rero habaho wenda kucyicuza, ukacyemera, ukagisaba imbabazi. Aho ngo ndagira ngo tuze ku isakaramentu rya penitensiya. Mbere wenda yuko wenda tugiraho ibibazo, penitensiya ni iki? Penitensiya ni isakaramentu, ni rimwe mu masakaramentu 7 Nyagasani yashinze. Tuzi ko amasakaramentu ari imiyoboro, ni uburyo Nyagasani yaduhaye bwo kutugezaho ubuzima bwe, bwo kutugezaho ubutungane twahamagariwe. Penitensiya rero ni imwe muri iyo miyoboro, ni umwe muri iyo miyoboro Nyagasani anyuzamo ubuzima bwe, cyane cyane mu kuduha imbabazi iyo twacumuye. Kuko icyaha gicumuro kitujyana kure y'Imana. Penitensiya ni ukutugarura ku Mana, ni ukutugarura mu ihirwe twahamagariwe, ari ryo butungane. Murakoze rw'igisobanuro kigufi kandi ariko cyumvikana neza. Kiri kuri penitensiya, hari igihe umuntu ajya kuvuga ngo ngiye kwicuza, ngiye gusaba penitensiya, ariko wajya kureba ibyaha wakoze ukabibura. Aho ngaho icyo gihe umuntu yabigenza ate? Ni ikibazo navuga cyo kutabasha kubona icyaha. Kutabona icyaha, arabishaka, arumva anabikeneye, ariko yakwisuzuma mu mutima we ntabibone. Hariho
hariho n'uwajya kwicuza ukumva icyaha yicujije wenda ntazi ko ari n'icyaha, barashidikanya atasobanukiwe neza. Nabihinira agiye mu bintu bitatu zishobora kubitera, hashobora kuba habaho n'izindi. Impamvu ya mbere ni ukumenyerana n'ikibi ku buryo uba utakibona ububi bwacyo. Tuvuga ngo umutimanama wabaye urutare. Iyo umuntu yamenyereye, akamenyero burya ni kabi, akamenyero karica, akamenyero gahuma amaso. Kumenyera ikibi bituma umuntu aba atakibona icyiza, aba atakibona n'ubukana bw'ikibi. Tuvuge umuntu wamenyereye gutukana, gutuka abo ari bo bose, hazageraho yumve ko gutukana ntacyo bitwaye, gutukana ko nta kibazo. Kuko yaratukanye no mu mwaka washize, no mu myaka yashize, natutse na kana akumva ntacyo bitwaye. Umuntu wamenyereye kwiba, biratangaje ukuntu umuntu ashobora kumenyera icyaha akumva mu mutima, ntabwo umutima umucira urubanza. Iyo ubitekereje gutya nk'uko tuganira, wavuga uti gusa umuntu ntaba yasaze, utabona ko kwiba ari icyaha, utabona ko ubusambanyi ari icyaha, utabona ko kwica ari icyaha. Bibaho umutima ukaba urutare kubera ko yimenyereje kubikora gutyo. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni akamenyero gake ko guhabwa penetensiya, biturutse no mu kamenyero gake ko kwisuzuma. Iyo atimenyereje kwisuzuma neza, ageraho akabura ibyaha kandi afite umutima mwiza wo kubyicuza. Namugereranya n'umuntu uri ahantu hatari urumuri rwinshi, ugomba kubona nk'ikintu, agafata nk'ikintu gutya, ariko kubera ko aho hantu hatari urumuri ruhagije, yarimenyereye kuba ahantu hatari urumuri. Ageze ku matara, ahantu hari amatara menshi, ntabashe no gusoma kubera ko yamenyereye hatari urumuri. Ufashe umwana wamenyereye kwigira ku rubingo, hanyuma ukamushyira ahari urumuri rwinshi, ashobora kugira ibibazo byo kubona neza, akumva ntabona neza. Akamenyero gake ko guhabwa penetensiya nako gashobora gutuma umuntu atabona ibyaha. Wisuzumye nabi, kwisuzuma nabi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Tujye kwisuzuma hutihuti, ukabona padiri, noneho ukavuga uti reka mpite njya guhabwa penetensiya utanabiteguye, mu minota 2 ukaba uragiye. Birumvikana ko utazabona neza. Umuntu ufite akamenyero ko kwisuzuma buri munsi, kwireba neza, cyane cyane nko gutuza, ugaceceka, ugasenga bucece wisuzuma, umuntu amenyereye kwisuzuma ku mutima, biramworohera kubona ibyaha. Ikindi rero uburere tuba twaranavukanye. Burya uburere n'umwibokamana buragufasha cyane. Iyo mu burere bwawe, mu muryango uvukamo, mu mashuri wize, bagutoje imico myiza, wakosa bakaguhana, wakora neza bakaguhemba, umutima wawe waratoye umuco wo kugaya ikibi no kubona icyaha. Muri iki gihe tubona urwo rwijiji mu mutima ruturutse mu burere abantu bamwe na bamwe batahawe mu gihe bari bato. Izo ni impamvu zimwe na zimwe, ariko hari n'izindi zatuma umuntu yisuzuma ntabona ibyaha kandi bihari, kandi ashaka na penetensiya, ashaka no kwicuza, ariko akabibura. umuntu yakora iki? Yagisha inama, kwegera umuntu ubona wakumurikira, ntabwo ari umupadiri gusa, umuntu wese ubona wagufasha, yaba umupadiri, yaba uwihayimana, yaba umukristo, ubona wagufasha, usobanukiwe, akagufasha. Umujyanama mu byerekeranye n'ibi by'iyobokamana ni urumuri rwiza. Hari igihe umuntu ashobora kugukorera ikintu kibi, haza nkagusaba imbabazi. Icyo gihe bizaba ngombwa ko njya no gusaba penetensiya?
kimwe n'icyaba gihagije. twavuze ko icyaha kigira ingaruka kuri nyiracyo kikagira ingaruka ku bandi. niyo mpamvu nyine ujya kwiyunga n'uwo muvindimwe. Nyagasani arabivuga mu ivanjiri ya Matayo avuga ngo niba ugiye imbere ya ritari gutura igitambo cyangwa ugiye gusenga, ngo aho ngaho ukahibukira ko umuvandimwe wawe mufitanye akantu wamuhemukiye, ngo mbere ya byose ngo banza ugende wiyunge n'umuvandimwe wawe, hanyuma ugaruke ubashe gutura neza ituro ryawe. Ntabwo wajya gutura Imana ngo wiyunge n'Imana kandi wahemukiye umuvandimwe utabanje kujya kubanza kwiyunga n'umuvandimwe. Urumva rero ko bifatanye. Icyaha kigira ingaruka ku nyiracyo, urabibonye, no ku muntu wahemukiye no ku Mana. Niba ugomba mbere yo gutura ituro ryawe Imana ubanza kujya kwiyunga n'umuvandimwe wawe, kuki wagarukira ku muvandimwe ukibagirwa Imana nayo wahemukiye? Kuko icyaha cyawe cyagize n'ingaruka ku Mana. Kubera impamvu twavuze, kubera ko ari ugusuzugura itegeko ry'Imana. Kandi itegeko ry'Imana tunaryumve neza, ntabwo ari ikituza ubwigenge. Itegeko ry'Imana ni ukugira ngo ubeho neza, ni ukugira ngo ugire ihirwe Imana yaguteguriye. Tutange urugero, wibye amafaranga y'umuntu runaka, wahemukiye, ni ikosa se risanzwe. niba uri umukristo, niba uri umuyobokamana, ntabwo ari ikosa risanzwe ryari rihanwa n'amategeko agenga igihugu gusa. wakoze n'ikintu cyitwa icyaha, ni ukuvuga witandukanyije n'ubutungane bw'Imana. Urumva ko icyo cyaha cyo kwiba ntabwo cyahemukiye umuvandimwe wawe gusa, cyahemukiye n'Imana kuko bitandukanyije n'ubutungane yakugeneye. niyo mpamvu kwiyunga nayo nabyo biba ngombwa, kuko icyaha mbere na mbere ni ukwitandukanya n'Imana. kuvuga byombi nakagombye kubikora, byombi rwose wakagombye kubikora. ndetse hariho n'ikindi gice dukunda kwibagirwa. penetensiya ni no kwiyunga nawe ubwawe. hari kwiyunga n'Imana, kwiyunga n'abandi, no kwiyunga nawe ubwawe. kuko icyaha icyo ari cyo cyose kiraguhindanya, kandi mu kuguhindanya kiragutera n'umutima, tubyita ibisare by'icyaha. ibisare by'icyaha, iyo wakoze nabi wumva ufite umutima uhangayitse, wumva ufite inkomanga ku mutima, wumva utari icyo wagombaga kuba cyo. icyaha rero, imbabazi rero za penetensiya zituma wiyunga nawe ubwawe, ukumva uti sindi umunyabyaha, ahubwo ndi umunyabyaha Imana yababariye. biratandukanye. nibyo tubona muri Zaburi ya 50 ngo Nyagasani nyuhagira maze nongere mbengerane, nongere ngarure ubwiza. Urumva ugaruye ubwiza mu mutima wawe kuko wiyunze nawe ubwawe. iza mbabazi z'Imana zaturutse ku Mana zatumye wiyunga nawe ubwawe, wiyunga n'Imana, wiyunga ndetse n'abavandimwe bawe. Niba ubeshyeye umuntu, ukavuga uti uriya muntu yakoze iki kandi ataragikoze, kandi ukamubeshyira kubera inyungu zawe, inyungu runaka ushaka kugeraho, kugira ngo ubashe kugera kuri ziriya nyungu, reka mbeshyire uriya ko yakoze iki kandi uzi neza kumubeshyira. hanyuma ukifata wamushebeje ngo wenda yibye amafaranga yahakora aha n'aha, kandi uzi neza ko atari wowe wayibye, binamugiraho n'ingaruka, baramwirukana. urumva, hanyuma wowe ukavuga uti yewe rumva umutima nama n'urumuri rw'Imana runsaba kujya kwigorora n'Imana. ukagenda ugashaka umusaserodoti ukajya kwicuza cya cyaha. urumva byaba bihagije? nawe wahemukiye umuntu, ntazi n'impamvu wamuhemukiye, byamugezeho ingaruka zikomeye, arababaye ku mutima. uzi ko umuntu hari igihe anavuga ati icyazana ngo mbone menye uwampemukiye, atari kugira ngo mugire nabi, ariko kugira ngo nibura menye ko ari umuntu wangiriye nabi, nzanamwirinde. cyangwa se dushobore no kwiyunga nawe,
kuko muri penitensiya ntabwo wakuramo icyo gice cyo kwiyunga. Urumva ugiye guhabwa penitensiya gusa kwigorora n'Imana ku musaserdoti, wanze kwiyunga n'umuntu wahemukiye, harimo uburyarya kuko ikibiguteye ni kibi. Ntabwo ushaka kwemera ko uri umunyabyaha imbere ya wa wundi. Ikindi ntabwo ushaka kwiyunga nawe. Niba udashaka kwiyunga nawe, niba udashaka kwemera ko uri umunyabyaha, ushaka kugaragara nk'umuntu uri intungane, urumva ni ikinamico. Ntabwo ari penitensiya yabaye, niyo baguha absolution, ntabwo ari penitensiya, ntabwo umutima wawe wabuhotse, ntabwo umutima wagarutsemo urukundo rwa mugenzi wawe. Urukundo rwa mugenzi wawe banavuga uti uriya muntu arababaye, reka nanjye kumufasha kwakira kiriya cyago namuteye. Ukagenda ukamujya imbere ukamusaba imbabazi nawe akaruhuka. tumenyere ko gusaba penitensiya tugomba kuva ku musaserdoti. Ese umusaserdoti, umwepiskopi, papa nabo bashobora gusaba penitensiya cyangwa se barabikora? Birumvikana ko babikora, navuga ndetse ko bahamagariwe kubikora kimwe n'abandi bakristo bose, kubera impamvu imwe, kubera ko bose ari abanyabyaha. Nujya mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 20, urabona inyigisho za Paul intumwa zivuga ko abantu bose ari abanyabyaha, abantu bose bacumuye. Hera ku ihame rikomeye ryo kwigira umuntu kwa jambo no gupfira abantu ku musaraba. Kuko Imana yapfiriye abantu nuko ari abanyabyaha. Abo bantu ni bande? Ni bose. Yezu yapfiriye inyoko muntu yose, usibye umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya niba utasoma mu cyaha, Imana yamuhaye ingabire zikomeye tuzi, dusobanukiwe mu nyigisho tuzi. Ariko abandi bose ni abanyabyaha. Papa, abepiskopi, abasaserdoti ni abanyabyaha kimwe n'abandi bantu bose bakeneye kwiyunga n'Imana. Niba atari ibanga umusaserdoti ko ari we uduha penitensiya, we yagomba kuyisaba ayihabwa nande? Nta banga ririmo. Umusaserdoti ayihabwa na mugenzi w'umusaserdoti. Duhera kuri papa. Papa asaba uwahawe isano ry'ubusaserdoti kumuha penitensiya. Umwepiskopi nawe ni kimwe, asaba uwo ari we wese. Papa ashobora kujya ku musaserdoti usanzwe akamuha penitensiya, kuko ntabwo ari ngombwa ko ayihabwa n'undi mupapa cyangwa se umwepiskopi ngo ayihabwe n'undi mwepiskopi. Ntabwo ari aho bishingiye. Bishingiye kuko n'Imana itubabarira ikanyuza imbabazi zayo kuwo yatoreye gutanga penitensiya. Abakristo bamwe bashobora kuba bagira impungenge zo gusaba penitensiya, bavuga ati nimbwira umusaserdoti ko hari n'igihe wibye hariya, wenda ku muntu baziranye ashobora kuzamubwira ko ari nge watoye inzu ye, kandi wenda we yatashakaga ko bimenyekana. Ese izo mpungenge hari ishingiro zifite? Twitware dute imbere ya penitensiya nk'abakristo gatolika? Penitensiya njye mbona muri iki gihe kurusha ahari no mu bindi bihe, penitensiya turayikeneye cyane. Mbabarire si ukugereranya ibihe, ariko ndashingira no ku nyigisho abapapa bo muri ibi bihe byacu bakunze kugarukaho bashishikaza abakristo. Bavuze indwara mbi abakristo cyangwa se abantu muri rusange barwaye muri iki gihe. Iyo ndwara urazi yariyo, ni indwara ngo y'ubuhumyi bw'umutima bwo kutabona icyaha. Ubuhumyi bw'umutima bwo kutabona icyaha. Iyo umuntu atakibona icyaha, n'icyiza ntashobora kukibona. Icyaha ni ukubura urumuri rutuma ubasha gutandukanya ibintu, uti iriya nzira ni nziza, iriya nzira si nziza. Iyo rutabasha gutandukanya inzira,
ukagenda muzo ubonye utabasha gutandukanya icyiza n'ikibi, utabasha gutandukanya ikigira ingaruka. Fata nk'urugero icyaha cyo gukuramo inda, sibyo? Icyaha cyo gukuramo inda, tugitekerezeho wumve. Habanje icyaha kimwe cy'ubusambanyi. Kuvuga ubusambanyi ni ukuryamana n'umugabo cyangwa n'umugore utari uwawe. Nubwo abantu benshi bavuga ngo si icyaha, ntabwo bikibuza kuba icyaha, kuko ubwinshi bw'abakirwanya ntabwo ari bwo butuma bavuga ko atari icyaha. Ubwabyo habaye icyaha cyo kurenga ku cyiza tugomba gukora. Hanyuma ugafata umwana w'umuziranenge utazi n'ibyo byabaye, ukamufata ukamwica, ukamusanga mu nda ya nyina aho yibereye, ukamwica kubera impamvu izo arizo zose. Icyo abantu batandukanye muri iyi si ntabwo babona ko ari icyaha, n'ibindi n'ibindi. Indwara ya mbere niyo ngiyo. Penitensiya rero yagombye kwigishwa ku bantu bose, atari n'abagatolika gusa. Umuntu wese, yewe n'utazi Imana, tandukanye icyiza n'ikibi. Niba wakoze ikibi, garuka wongere ube umuntu ukora icyiza. Penitensiya niyo ngiyo, ni ukuva mu kibi ugaruka mu cyiza. Ibyo rero turabikeneye cyane, cyane muri iki gihe. Noneho ibanga uti abatwumva bamara impungenge rwose zo kwisanzura, zo kumva padiri tuvuga ngo babwire ibyaha bye. Padiri navuga ko aba ari umuntu w'umuhamya hagati y'Imana iraha itagaragara n'umuntu wicuza, nubwo bimusaba kumva bya bindi wa wundi ariho arabwira Imana. Padiri njye numva atagombye kuba imbogamizi. Impamvu ya mbere, padiri ntashobora kuguseka, ntashobora kugira umutima wo kuguseka ngo ndamubwira ko nacumuye ngo none ngo aranegura, ngo aranga yaranseka. Ubuzima budashobora guseka ni uko nawe uri umunyantege nke, ni uko nawe uri umunyabyaha. Yewe ndi umusaserodoti, nshimishwa niyo ngiye gutanga penitensiya nanjye maze kuyihabwa. Numva ari ibintu byiza cyane, kuko za ntege nke zawe muzisangiye n'abavandimwe. Imana ikaguha ubutumwa bwo kuba umuhuza w'abanyantege nke n'Imana, kandi nawe uri umunyantege nke. Ntabwo rero padiri ashobora kuguseka, ntashobora kukunegura kereka arwaye mu mutwe, yarwaye mu mutwe cyangwa afite ibindi ntazi. Ariko ubundi kandi azi neza ko atari we ubabarira, atari we ubwirwa, ahubwo habwirwa Imana. Ikindi rero ni ibanga. Ntabwo padiri ashobora kumenya ibanga. Niyo wagenda ukamubwira uti ni jyewe ibye amafaranga yawe, ni jyewe natoboye inzu baramo, padiri ntafite uburenganzira bwo kuvuga ngo mbonye umujura ndajya guhamagara ribu izimufate. Ibanga rya penitensiya ndashaka kubivuga nkabisubiramo cyane, kuko benshi bafite impungenge. Ntabwo ibanga rya penitensiya rivugwa, kirazira kikazirizwa. Na gihamya ni uko mu mategeko agenga kiliziya, agenga n'abasaserodoti, hari ibihano bikakaye biteganyirijwe umupadiri watatira igihango. Ugenda byita gutatira igihango, akaba yamena ibanga rya penitensiya. Aramutse rero atatira icyo gihango, hari amategeko agenga umuryango w'Imana yanamuhagarika kutazongera gutanga penitensiya, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo rero padiri afite uburenganzira bwo kuba yavuga abwira abandi cyangwa ari we wese avuga ibyavugiwe mu ntebe ya penitensiya. Ntibibaho, biranabujijwe. Yego, murakoze. Niba hari ikindi mfite mwakongeraho? Murakoze cyane. Icyo nakongeraho ni ugukunda penitensiya, kuko ariyo makiro yacu.
ariko papa kamara numva padiri avuga ngo natwe abana dufite uruhare muri kiliziya bishoboka bite? Bamuganira nta mafaranga tugira tukiri abana ubwo byashoboka bite? ariko ubundi mwe waje tuba mugore aka kanya ribagiwe rero. ndabona ibintu bincanga kabisa, ariko ubundi wabivamo nk'igihe akimanara, ariko sinabwirwa n'iki niba ari byo mpamagarira. nuko twahenguka mu kiliziya tukaba turunamye tugatera gasigara n'ibibazo icyo bivuze kikanyobera. ariko si ubwo wambwira ute ko Bikira Mariya atari umugore nk'abandi ko subizaho. ibibazo wibaza ku kwemera kwa kiliziya gatolika n'inyigisho zayo: misa, ukwigira umuntu kwa jambo, ubutatu butagatifu, indangakwemera, ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya n'ibindi. byose bisubirizwa mu kiganiro turi mu rugendo, utegurwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, kikanyura kuri radiyo Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva 11:00 kugera 11:30 zo ku mugoroba, no kuri radiyo Isango Star kuwa gatanu kuva 12:30 kugera 1:00 zo ku mugoroba. Iki kiganiro kandi kiboneka no kuri YouTube channel yitwa Eglise Catholique Rwanda. turi mu rugendo.